Ntangira mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi w'abatuye isi bose. Umugisha n'amahoro bibane namwe. Nivuga ubutumwa bwiza buhesha ubugingo kuri channel yitwa Imana Ishimwe Clarisse TV. Mugira amahoro n'umugisha w'Imana. Kandi ndabasaba kugira ngo uzumva ubutumwa bwiza wese ajya akora icyitwa subscribe, ubundi mukore share, mwoherereze bene data ubutumwa bwiza kugira ngo dukwiririkanye ubutumwa bwiza bw'umukiza Yesu. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati ndakwihanangiriza kugira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe bene data wo kwizerwa, nabo bazashobora kubigeza ku bandi bene data. Ndabasaba abo ku mugabane wa Afrika, Aziya, Uburaya, Amerika, Australia, ndabasaba nkomeje rwose abazabona ubutumwa bwiza muzabwoherereza bagenzi banyu kugira ngo tugire ubugingo bwinshi nk'abanyetorero, kandi abadafite ubugingo bagira ubugingo muri iyi minsi y'imperuka. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Dusenge. Shimwa mwami w'abami Yesu, uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kuvuga ibyanditswe byera. Umwuka wera abisobanurire, njye ubibwiriza n'ababibwirizwa kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 18 n'umurongo waho w'10. Haranditse ngo, nuko Simoni Petero yari afite inkota, arayikura ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Maruko. Nuko Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo. Mbese igikombe data ampaye ne kukinyweraho? Imana idufashe. Turi buze gusoreza mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Roma, ibice byaho ni 8 n'umurongo 28, niho turi bufatire umusozo. Wowe unteze amatwi, ndagira ngo mbamenyeshe ko umubwiriza butumwa cyangwa intumwa Yohana yavuze ati, ubu turi abana b'Imana. Mbese twabyawe nande? Mbese murabizi ko turi abana b'Imana rwose? Imana ni data wa twese. Ni data wa twese kandi mwiza udashobora kudusiga. Ni data wa twese mwiza udashobora kutureka. Ni data wa twese mwiza ubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'ubu mubona ndi umubyeyi narabyaye, ariko nshobora kugira ubushobozi buri limite ku buryo nshobora kutagira icyo mfasha umwana wanjye kandi cyari ngombwa mu buzima. Ariko Uwiteka Imana warashoboye, ashoboye byose, adufasha byose. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana. Izi nkuru dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni igihe bari baje gufata umukiza Yesu. Hanyuma Yuda Iskariyota aramwegera aramusoma nk'uko yari avuganye n'abagambanyi, ariko aramubwira ati, yewe mwana w'umuntu, kora ikikuzanye, uragambanishiriza umwana w'Imana kumusoma. Mbabazi z'Imana zitubeho cyane. Hanyuma rero Yesu Kristo aravuga, agirana ikiganiro n'abantu bari baje kumufata. Arababwira ati, ko mbere mwabishoboye, ko mbere byabananiye, ubu mbishoboje iki? Ibi ni ibyanditswe kuri njyewe, ndi hano rero, ngaho nimumfate. Hanyuma abigishwa bamwe bariruka. Petero akura inkota mu rwubati aca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi mukuru. Yesu niho yamubwiye iri jambo ryabwiwe Petero. Afata ugutwi kwa wa mugaragu aguteraho, aramubwira ati, yewe Petero, subiza inkota mu rwubati. Aramubwira, turagira ngo igikombe data mpaye ne kukinyweraho? Intego yacu y'ibyanditswe byera, ndakubwira ngo fata igikombe data guhaye ucyakirane ikinyabupfura cyinshi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bene data, mwari muzi ko umubyeyi wabyaye umwana amurera ari buzi icyo akwiye mu ntungabuzima? Mu byo by'intungabuzima umwana ashobora gukunda ibintu kanaka, ariko Imana ikavuga iti, ibi nta kintu byafasha uyu mugenzi, byafasha uyu mukirisitu. Nshatse kukubwira ngo Imana ifite ibintu ijya yemera bigera ku buzima bwacu kandi yabyemeye. Imana ntigira nabi,
yego, ariko hari ibyo Satani atugiriraho inabi, Imana ikabyemera izi nyungu nziza izabikuramo. Muri ibyo bintu rero harimo ibitugerageza bitandukanye bitari bimwe, harimo intambara, amakuba, ibintu byinshi urwango Satani aducunshumuraho. Ndagira mbabwire ngo ibyo Imana ibona ko byatugusha, ibyatwica, ntago yemera bitugeraho, ntago Imana yemera bitugeraho. Ahubwo Imana nka data niyizi ubuzima bwanjye, niyizi ubuzima bwawe wowe unteze amatwi, izi ikigeragezo cyawe ubwiza bwihishemo. Niko Yesu abwiye Petero. Si Petero ubwirwa barangije igihe cyabo na Kristo ari mu bwami aradutegereje, ninjye nawe turimo kubwirwa. Ese igikombe data mpaye muragira ngo ntakinyweraho? Imana idufashe. Yesu avuga aya magambo wagira ngo ni nk'igikombe cy'amata cyangwa cya ji yakundaga, cyangwa icyo kunywa kindi yakundaga. Reka da, igikombe cyari ikihe? Cyari ugufatwa bakamukurubana, byari ukumukubita inga, za nkoni zamushishimuye, byari ukumwambika ubusa ku karubanda, byari kumushinja ko ari igisambo n'umunyazi n'umwambuzi. Yewe unteze amatwi, ndagusaba kurikirana ubu butumwa bwiza, wumve ko icyo kibazo ufite ku buzima bwawe utihamagariye, Imana izakibyaza umusaruro. Umvira Imana, fata igikombe mu ntoki, gitenga amatire neza, kuko Imana izi ibyaguhesha ubugingo bizavamo. None se ubu ko ndi umubyeyi, muzi imiti isharira njya mpa abana banjye, bakayinywa banga turwana, ariko bakayinywa kandi birangira imiti bagiriye ineza ikomeye bagakira. Iri jambo ryiteho, intego yaryo yitwa igikombe cyanjye, ryakirana ubwuzu, cyakirana ubwuzu icyo kibazo kikuriho. Bwira Imana uti ndagushimiye Mana, uzi nuko uzakinkuramo. Ikintu gitangaje rero, tugira ibikombe mu ntoki zacu bitandukanye. Mwari muzi ko ubu hari umuntu ndimo kubwiriza iri jambo we ritamureba, ubona nta kibazo afite, ibyo kurya hafi ye, wenda amahoro hafi ye, amafaranga hafi ye, n'ibindi bitandukanye. Ariko ndagira ngo ngusabe, wowe ufite igikombe kibisharira, kuko niyo bibaye ngombwa umubyeyi avuza umwana umuturura, nugerwaho n'ibintu bikomeye, ntuzavume Imana, ntuzatuke Imana, ahubwo uzavuga nk'umukiza Yesu. Nguru urugero rwiza, Yesu Kristo aravuze ati Petero we, uragira ngo igikombe data mpaye ne kukinyweraho? Yakinywereyeho kandi yakibyaje umusaruro w'ubucunguzi. Baramufashe, baramutuka, baramusuzugura, baramubamba, arapfa. Ku munsi wa gatatu arazuka, asubira kwa se. Murimo w'ubucunguzi awukora neza. Ubu uyu munsi natwe turaharanira kuzajya ari w'amahoro, izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Ubu uyu munsi hari uwaba afite igikombe cy'ubukene mu buzima bwe, kizakuva mu biganza. Nukinywa neza ukakinywana ubwitonzi nk'ugihawe na so, hari umunsi so wo mu ijuru azakigukura mu biganza. Ariko nufata icyemezo cyo kuguka avuga ati Imana ntinanzi ntinankunda, ubaye umwana mu busuzugura umubyeyi, kandi uzagwa rwose, uzava mu byizerwa. Ariko ndagira ngo ngukomeze n'urugendo ngenze n'ubuhamya ngewe mfite, ntaguha none ahangaha. Urugendo turimo gukora rwo gukorera Imana kuri channel yivuga butumwa, tuzajya duhana n'ubuhamya. Ndagusabye, fata icyo gikombe ntazi ufite mu ntoki zawe. Mbese urakuze wabuze umugabo, fata icyo gikombe neza, Imana ifite uko izakibyaza inyungu. Inyungu zo gutukwa no kwangwa n'abantu, Yesu azira ubusa byatubyariye ubugingo.
kuba mfite ubugingo uyu munsi nawe unyumva uzaba ufite ubugingo. Ndagusabye nkomeje cyane rwose kugira ngo ufate icyo gikombe mu ntoki zawe neza. Ese ni igikombe cy'ubupfubyi? Gifate neza. Ni igikombe cy'ubupfakazi? Byakire neza. Uzasohoka muri icyo kibazo, uzava muri icyo kibazo, kandi Imana izakugirira neza. Uzi ijambo ryavuzwe ku Mukiza Yesu nkunda kugarukaho, yaravuze ngo icara iburyo bwanjye uzageza aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byanjye. Nawe fata icyo gikombe kugeza igihe Uwiteka azahana Satani amuhora kukubabaza. Yigeze yavuga ngo nicujije icyatumye ngerageza umugaragu wanjye Yobu, ahita amuha umugisha wo kuvunjirwa, amukubira kabiri. Nshuti mwene data, ndagusabye ngo ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, ikigeragezo urimo icyo ari cyo cyose, amakuba kuzengurutse, yabemo wubashye Imana, udahemuka, utaguye, udacogoye, utanamutse, utaretse gukorera Imana, Yesu Kristo azabibyaza ibyiza hano imbere. Wowe utazi, nanjye ntazi. Mbese ni igikombe cyo kwangwa n'abantu? Ni igikombe cyo kubangamirwa n'abantu? Ni igikombe cyo kugambanirwa n'abantu? Uyu munsi mu isi imperuka hari amakuba menshi aho umwana w'Imana ari wese, umuntu wafashe icyemezo ntakuka cyo kubaha Imana afite imugerageza bitandukanye. Yego byahozeho, ariko hari igihe ubona kidasanzwe, muri kigero kidasanzwe, ngo usaba ngo fata icyo gikombe neza. Uwagihawe na so, kandi azi inyungu zizavamo. Dusoza mu butumwa bwiza bwandikiwe itorero ry'i Roma, ni ibice byaho 8 n'umurongo wa 28, handitswe ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nshuti, iri jambo ry'Imana ndimo ndisoma, n'ukuntu urimo kuribwa n'amakuba, n'ukuntu urimo kuribwa n'ikigeragezo, wavuga uti umubwiriza butumwa nawe buriya baba baguwe neza, baba baje kuturengerwaho. Hoya, nanjye ufite igikombe cyanjye, cyo sabwa nuko ukinywa nk'ugihawe n'umubyeyi, kandi umubyeyi ni undeberera, azi icyo biri bumfashe, azi icyo biri bwungura ubugingo bwanjye, azi icyo biri bwungura umubiri ndetse n'umuryango, azi icyo biri bumfashe muri sosiyete, arabizi. Pawulo yandikira itorero ry'i Roma, hano yari arimo ababwira iby'imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Arababwira ati ariko ntago nabahisha ko imibereho mishya muri Kristo Yesu ibamo n'amakuba, ibamo no kugeragezwa kutari kumwe. Ariko aravuga ati bene data, ndagira ngo mbasabe, umuntu uzagerwaho n'ibigeragezo bitandukanye n'amakuba atandukanye, ntazavuma Imana, ntazijujute, ntazajye mu maganya. Mumenye ko kubaha Imana ikintu cyose kigeze ku buzima bwacu, Imana ibizakibyaza inyungu, bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndashaka kuguha inkuru z'ibintu byabayeho. Ni igitabo twasomye, ntago ari imfashanyigisho z'ubuhamya bw'abahungu babiri b'Abahinde batanze ubuhamya kuri iri jambo. Bari barafashe icyemezo cyo kubaha Imana ntakuka, hanyuma bakajya baganira kuri iri jambo, bakavuga ati iri jambo ko tutaryumva neza. Ibintu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, n'ibyago se n'amakuba se. Ariko mugenzi umwe aramubwira ati yego, Imana rwose irabizi ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Bakoraga umwuga w'ububaji, noneho barangije kubaza barakaraba bajya gutembera. Bagiye gutembera, batemberera, ngarutse inyuma gatoya babaza, umwe yiciye urutoki, imbazi imuca urutoki. Imuciye urutoki, mugenzi aramubwira ati ihangane, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Yibaza ibyiza bari mu gucika urutoki, biramushobera. Hanyuma arababara, aramubwira turambabaje, nta cyiza kiri mu gucika urutoki, iri jambo ry'Imana ntago ndaryumva jewe. Byose se gute bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ncitse urutoki? Ikiza kiri mu gucika urutoki ni iki? Arambwira ati ariko nubwo ntabizi nanjye isobanuzanyo zigarukiye aho, ariko Imana buriya yize impamvu. Umunsi umwe muri weekend barangije kubaza bajya gutembera. Bagiye gutembera, bagera mu gace basengaga ikigirwamana, cy'igihugu n'igihugu basenga ibigirwamana cyane. Hanyuma bagera mu gace karimo ikigirwamana cy'inyamaswa gitambirirwa abantu,
kirya abantu, nibyo bitambo bagitambiraga, kandi kikarya umuntu utari uwo mu bwoko bwabo, kandi kikarya umuntu icyitonderwa utagira inenge. Hanyuma bahageze barabonye Yonasa wo mu bwoko bwabo. Hari amoko menshi nk'uko mubizi abakurikiranye ubutumwa bwiza. Hanyuma baramufashe, bafata wa undi wacitse urutoki, bamufashe bajya kumutambira cya kigirwamana, ariko bamuhambire bagiye kumujugunya ikigirwamana babona nta rutoki afite. Hanyuma ararokotse rya jambo riba rikoze umurimo ukomeye. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Baravuga bati burya rya jambo tubonye imbaraga ziririmo. Ndakurarika wowe waruteze amatwi kwakira igikombe ufite mu ntoki ukakinywana, kubaha Imana nk'umubyeyi wawe. Imana izi impamvu gifite, izana kigukura mu ntoki ku munsi izi, nk'uko Kristo Imana yamukuye mu maboko y'abagome ubu akaba yicaye iburyo bw'Imana. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.